Imana ibaha umugisha. Twongeye kubana n'umukozi w'Imana witwa Niyonsenga Rachel. Dufite umutumirwa witwa Niyonsenga Rachel. Twabanye mu kiganiro cy'ubushize. Yesu ashimwe cyane. Umeze neza? Amakuru yawe? Urabona ko twongeye kugaruka? Imana ishimwe. Hanyuma Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihimbazwe. Hanyuma inanga muraturusha iki? Amen. Amahoro Yesu atanga niyongeraho umubabaro. Amen. Ariko nagumye kumva nejejwe n'Imana mu mutima. Ikigaragara cyo Imana yakugiriye neza. Ntabwo ujye ugenda wenyine, uri kumwe n'inshuti zawe. Nagumye mbona Imana y'amahoro yarakugiriye neza. Uri kumwe n'abana b'abakobwa. Imana ishimwe. Bari abana b'abakobwa nabaje bagwerekeje. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Bari abana b'abakobwa nekereza ko aribo mwagiranye, mwaririmbanye mu ndirimbo y'ubushize. Imana ishimwe. Ariko umenya bagukunda. Ndashimira Imana kuko yambaye inshuti z'umugisha. Tanga kwemera ko ngenda njyenyine, yageze kabambuza bose. Yego. Hanyuma rashe none ubu ngubu numva Imana ishimwe. Nakaye gashyi tuzaniye uyu munsi. Nakaye gashyi tuzaniye uyu munsi kuri kamera. Imana ishimwe. Agashya mbazaniye uyu munsi. Agashya mbazaniye nje kubwira abantu cyangwa se ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'u Rwanda hanze yacyo. Nje kubabwira ngo muve mu byo murimo mukurikire Uwiteka. Kandi muve yabakuye mu gihugu cya Uri n'Abakarudaya niyo bashaka ngo mwongere mu mugarukire n'ubundi. Imana ishimwe. Birashoboka yuko uyu mwana w'umukobwa atuzaniye agashya, afite icyo ashaka kutubwira gitandukanye n'ibyo yatubwiye ubushize. Imana ishimwe. Imana iduhana umugisha. Hanyuma rero turanezerewe. Ababyeyi bameze bate? Ababyeyi bameze neza. Iyo tutarumva iburumbi dushima Imana. Umujyi wa Kigali urawumenyereye? Umujyi wa Kigali ndawumenyereye cyane. Umva usohokera mu mujyi wa Kigali nukinya mbese ugataha mu mujyi wa Kigali uri mu mashini kabisa. Amashimwe dore ukuntu ari menshi. Imana niyo ikubwira ngo uzayikubyemera kuko izabiri mu mugambi w'Imana. Nawe usohoka muri yanza ugenda unezerewe. Imana nese uba ngo uhita wizera ko biremetse. Nubwo byafata imyaka 5 zabyo ko bizasohokera kuri Dawidi cyangwa Rachel. Imana ishimwe. None rero Rachel, Imana iguha umugisha. Imana ikugirire neza. Twishimiye kongera kubana nawe kuri Dawidi TV. Imana iduhane umugisha. Tunejejwe n'Imana rero uyu munsi wa none ko Imana natwe yaducira inzira tubona twisanze muri Kigali. Ariko ikintu cyanejeje ni ukuntu Imana yabwaye inshuti nziza z'umugisha z'umumaro. Ubu ntabwo uri kumva uri kugenda ubyibuha. Nimba mfite ibiro byinshi munyihanganire mbivuge kuko ni ibyanjye sibyo. Mfite ibiro 48 wabona hiyongereyeho ikiro kimwe cyangwa 2 bikaba 50. So Imana ishimwe. Wasanga byiyongeyeho kubera umunezero mwinshi cyane. Ni mwinshi cyane. Hanyuma rero Imana iduhane umugisha. Tugiye kwakira umutumirwa dufite uyu munsi kuri Dawidi TV. Imana ishimwe. Hanyuma Rachel we, Imana iguhereza umugisha. Hanyuma Imana ikwambika imbaraga kandi gushyigikira. Reka twakire. Nitumara kukwakira tugire icyo utangariza Abanyarwanda ndetse yaba abantu bari hirya badukurikiranye bari hirya ku mipaka hirya mu bindi bihugu. Imana ishimwe. Reka twakire ugire icyo uganiriza Abanyarwanda. Ni karibu. Murakoze cyane. Reka dutangira dusenga. Mana data twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye kuko uri Imana yacu y'amahoro. Tugushimiye kuko uri Imana yacu
kurangiza rwa burundu ushoboye byose nta kikunanira ubereye maso abagutegereje bose ukwisunze nta n'umwe uzigera ukorwa n'isoni turakunezerewe cyane rero shyirwa hejuru kuko uri Imana ishobora byose shyirwa hejuru kuko uri Imana itwitaho urakoze kubyumvise Mana tugiye kuvuga ibyawe dushyigikire uturengere abari butega amatwi bose ubaha umugisha urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu amen haleluya haleluya Amen. haleluya haleluya Amen. tunejejwe n'Imana yacu mu mutima kuko turi amahoro reka mbanze mbibwire hari abagiye kunkurikirana aribwo bwa mbere hari n'abankurikiranye ubushize nta soni bintera kubibwira isoni nzagira n'iz'ibyaha ni nako umuririmbyi yavuze Imana ishimwe kandi Imana amahoro ihabwe icyubahiro amazina yanjye yitwa Niyonsenga Racheli ni umukobwa shima Imana iwacu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi umurenge wa Nyamiyaga bakunze kuhita ngo ni ku Mugina shima Imana ko yampaye agakiza ku buntu ikama nari ngakwiriye ikama nari ngakeneye yarize impamvu nizatuma mpagarara ahangaha nkavuga izina ryayo haleluya Amen. Imana ishimwe kandi Imana amahoro ihabwe icyubahiro turashimira Imana y'amahoro yaduhaye kuyimenya turashimira Imana y'amahoro yaduhaye mbese tukagendera mu byayo yagiye dukura muri Uriya Bakerudaya iratuzamura twicazanya n'ibikomangoma iratubwira ngo ntabwo ari ibyo gusa irangije itugabira umurimo haleluya haleluya itugabira Amen. umurimo Imana ishimwe niyo mpamvu natwe tugenda tuyirata tugenda tuvuga imirimo y'Imana tugenda tuvuga kugira neza kwayo tugenda tuvuga ibirimo n'ibitangaza igenda ikora Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro Imana yacu niyamamare yaduhaye kuyimenya irangije iduhindurira amazina birashoboka ko twari kujya hahandi mu bidafite umumaro ariko yabonye ko bidakwiriye idukura iravuga ngo bana banjye bakuyeho igisuzuguriro n'icyafu nimugende mubwiriza amahanga yose abazemera bagakizwa abo ngabo bazitwa abana banjye Imana ishimwe kandi Imana amahoro ihabwe icyubahiro tunejejwe n'Imana mu mutima rero ko yaduhaye agakiza yarangiza ikaduha kuyivuga neza nk'uko bikwiriye Imana ishimwe kandi Imana amahoro ihabwe icyubahiro reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Mika ibice 6 umurongo wa mbere turasimbuka umurongo wa 6 n'uwa 7 tujye ku murongo wa 8 kumva icyo hatubwira noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga haguruka uburane imbere y'imisozi n'udusozi twumve ijwi ryawe mwa misozi mwe namwe mfatizo z'isi zitajegajega nimwumve kuburana k'Uwiteka kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe kandi azaburana na Isiraheli yemwe mwa bwoko bwanjye mwe nakugize nte icyo nakuruhijeho ni iki ukimpamye nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe yemwe mwa bwoko bwanjye mwe noneho nimwibuke icyo Balamu umwami w'Imowabu yagambiriye n'icyo Balamu mwene Bowuri yamushubije mwibuke uhereye Ishitimu mukageza i Gilugali kugira ngo mumenye gukiranuka Uwiteka yakoze Imana ishimwe dusimbuke umurongo wa 6 tujya ku murongo wa 8 kumve icyo hatubwira turasimbuka umurongo wa 6 n'uwa 7 kumve icyo Uwiteka atubwira yewe mwana w'umuntu we yakweretse ikizi icyo ari cyo icyo Uwiteka gushakaho ni iki ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi ijwi ry'Uwiteka rirarangurura ribwira umurwa kandi umunyabwenge azubaha izina rye riti nimwumvire inkoni ihana n'uwayitegetse mbese ubutunzi budatunganye buracyari mu nzu z'inkozi z'ibibi
mbese ubutunzi budatunganye buracyari mu nzu y'inkozi z'ibibi cyangwa ingero zitubya abantu banga. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana rihimbazwe. Ijambo riratubwiye ngo yemwe mwafatizo z'isi mwe zitajagajega, namwe bwoko bw'Imana nimwumve kuburana k'Uwiteka. Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe kandi azaburana n'inzu ya Isiraheli. Inzu ya Isiraheli tubwira n'ubwoko n'isengero. Haleluya, haleluya. Uwiteka afitanye urubanza n'abantu be, mbese ingero zitubye abantu banga. Haleluya, ziracyari mu nzu z'inkozi z'ibibi. Uwiteka afitanye urubanza yanze mbese. Haleluya, haleluya. Yemwe mwe bwoko bwose mwe namwe fatizo z'isi nimwumve kuburana k'Uwiteka. Imana ifitanye urubanza n'ubwoko bwe. Yaguhaye ikizi icyo ari cyo, igutandukanyiriza ururo n'icyatsi, igushushanyirije umwijima n'umutuku, igushushanyirije umwijima n'umucyo, irangije igutandukanyiriza umuhondo n'umutuku. Yakweretse ikizi icyo ari cyo, irakubwira ngo hitamo, urangije wihitiramo. Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Irakubwira ngo yemwe bwoko bw'Imana nimwumve kuburana k'Uwiteka. Icyo Uwiteka yakukoreye ni igiki gitumye umutera umugongo, kigatuma umwikuraho. Haleluya, haleluya. Ikintu gitumye Uwiteka umwikuraho ni iki? Ko yagukuye muri Uri y'Abakaludaya, yarangiza ikakuzamura hejuru, ikaguha ibyo ushaka, yarangiza ikaguha ibigukwiriye, ikaguha amahoro menshi. Yarangiza nibona ko bidakwiriye, ikavuga ngo ntabwo umwana wanjye ushobora kwicwa n'inzara. Ariko ikintu gitumye mwikuraho ni iki? Ni iki? Imana ifitanye urubanza n'ubwoko bw'Imana. Nimwibuke icyo Balamu mwene Bewori yamubwiye. Yaramubwiye ngo genda umvumire ubwoko. Arangije kuko Uwiteka yarazi imirimo y'Abisiraheli izi gukiranuka kwabo. Irangije aramubwira ngo genda icyo Uwiteka aragushyira mu kanwa ube ari cyo umbwira. Arangije aragenda agiye kuvuma abahesha umugisha. None ko Uwiteka yabahaye umugisha, ikintu gitumye mumwikuraho ni iki? Imana ishimwe. Ikintu gitumye mumwikuraho ni iki? Ko yabahaye amahoro menshi. Ni iki gitumye mumwikuraho? Ikintu gitumye mumwikuraho ni iki? Ni iki? Ko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko. Arimo araburana n'inzu ya Isiraheli, akaburana na Isiraheli. Ikintu gitumye mumwikuraho ni iki? Birakwiye ko ushobora kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Haleluya. Birakwiye ko ushobora kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ikintu gitumye wikura ku Uwiteka ni iki? Imana ishimwe. Ni iki? Nje kubabwira ibitandukanye n'ibyo nababwiye ubushize. Ikintu gitumye mwikura ku Mana ni iki? Yabahaye amahoro, aho kugenda ngo mumukorere mwibereye mu byanyu. Ubusambanyi bwabaye bwinshi, kuraguza kwabaye kwinshi, uburozi bwabaye bwinshi, amagambo yabaye menshi. Reka amacakubiri sinakubwira. Ikintu gitumye mwirema ibice ni iki? Ikintu gitumye mwirema ibice ni iki? Mugendane n'Imana yanyu mwicisha bugufi. Intego ni ukugendana n'Imana mwicisha bugufi. Yewe bwoko bw'Imana, gendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Va mu byo urimo, ukurikira Uwiteka arakugirira ibanga. Ni iki gitumye mumwikuraho? Mwikomeze ku Mana. Mwikomeze ku Mana. Mwikomeze ku Mana. Mugabo ikomeze ku Mana. Musore ikomeze ku Mana. Birako iki ntabwo ari igihe cyo kudamarara. Iki ni igihe cyo kugira ngo twegere Imana. Tugeze mu bihe bibi. Ikintu gikomeje mwikura ku Imana ni igiki? Mbese arimo araburana n'inzu ya Isiraheli, akaburana n'abacuruzi, akaburana fatizo. Ubu turi ku musozi, ubu ngubu turi ku musozi wa Masoro. Ntabwo turi kuvuga umusozi wa Isiraheli, ubu turi ku musozi wa Masoro. Ikintu gitumye mwikura ku Mana ni iki? Mwikomeze ku Mana. Namwe izabagirira ibanga.
ndimo ndabwira umurwa w'amasoro, ndabwira umurwa ikintu gitumye umurwa w'amasoro, ni iki gitumye mwikura ku Mana. Yewe Isiraheli we, garukira Uwiteka arakugirira ibambe. Yewe ingero zitubye abantu banga, mbese ziracyari mu nzu z'inkozi z'ibibi. Ni iki gitumye mwikura ku Mana. Haleluya, mwikomeze ku Mana, namwe izabagirira ibambe, mwikomeze ku Mana, nimwikomeze ku Mana. Yewe murwa w'amasoro, nimwikomeze ku Mana. Ni iki gitumye mwikura ku Mana. Umucuruzi ajya gucuruza, yarangiza akagera ikiro cy'ifu cyangwa cy'umuceri, akavuga ngo biruzuye, kandi habura iroba cyangwa se n'usuroba ngo ikiro cyuzure. Yewe bwoko, rekeraho. Uwiteka yarambiwe. Kurikira Uwiteka narakugirira ibambe. Imana ishimwe, kandi Imana amahoro ihabwa icyubahiro. Haleluya, nimwikomeze ku Mana, namwe azabagirira ibambe. Iki ntabwo ari cyo cyo kudamara, iki ntabwo ari cyo cyo kunezerwa. Igihe kirageze ngo Uwiteka nawe aze yikorera imirimo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ntabwo Imana izigera ibabarira umuntu, ntabwo Imana izigera ibabarira umuntu wanze ntabwo izababarira umuntu wigeze wanga kuyikiranukira. Kiranukira Uwiteka, nawe arakugirira ibambe, nawe azakugirira ibambe. Va mu byurimo, uri kunkurikirana uve mu byurimo, nawe uneze amatwi uva mu byurimo, kurikira Imana nawe izakugirira ibambe. Yewe mu rw'amasoro, iki gitumye wikura ku Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko. Araburana n'inzu ya Isiraheli, akaburana n'umurwa w'amasoro, akaburana n'abantu be. Nimwikomeze ku Mana, kandi mugendane n'Imana yanyu mwicisha bugufi. Imana ishimwe, kandi Imana amahoro ihabwa icyubahiro. Twaje mbabwira ngo mugendane n'Imana yanyu mwicisha bugufi, kandi muve mu byurimo. Uwiteka nawe azabababarira. Yaguhaye ikizi icyo ari cyo, iragutandukanyiriza. None nawe wishatse kwikorera ibyo wishakiye, ariko iki ntabwo ari cyo igihe cyari iki ngo Uwiteka kubabarira. Imana ishimwe, kandi Imana amahoro ihabwa icyubahiro, ihimbazwe, kuko ubwoko bw'Imana bwongeye kumva imiburo yawe. Imana ishimwe. Reka dusenge, ariko va mu byo urimo ugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Mukobwa agendana n'Imana yawe wicisha bugufi, musore agendana n'Imana yawe wicisha bugufi, mugabo agendana n'Imana yawe wicisha bugufi, mumama nawe gendana n'Imana yawe wicisha bugufi, mu rugo rwawe ugendana n'Imana wicisha bugufi. Kiranukira Uwiteka, va mu byo urimo, va muri uri y'Abakaludaya, va nawe Uwiteka akugirire neza. Imana ishimwe. Mana yacu, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Bereye maso abagutegereje bose, ndetse n'ubugingo bw'abagushakana umwete. Witeguye kubabarira ubwoko bwawe, witeguye kubagirira ibambe. Abaneze amatwi n'abankurikiranye, witeguye kubababarira. Babarira ubwoko bwawe, komeza kutugirira neza, kandi urakoze kutwitayeho. Mu izina rya Yesu wanesheje, amena. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tuzongera gusubira ubutaha, kandi imvura igwa nisubira. Ciao. Imana iguhe umugisha Rasheli, kandi Imana ikwambika imbaraga. Turagushimiye kuri Dawidi TV, kandi tukubwira ngo amahoro y'Imana agume kubana nawe. Tukwifuriza kwaguka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri. Hanyuma Imana iguhe umugisha.